yose ayashyiraho yateguye guturagira amagi arambitse urubavu nk'uko mu cyari cy'inkoko aba ameze. Gusa uburyo bwa kabiri twise ko ari uburyo buciriritse busaba ubwitonzi mu guhindurwa kw'amagi kuko urubavu rw'igi ruba rworoshye cyane bigatuma kumeneka byakoroha cyane nk'uko mubibona mu mashusho. Urubavu rw'igi ruroroshye cyane kurusha imitwe yaryo. Ikindi kugira ngo umenye ko igi ryahinduwe ntibyoroshye, gusa ushobora kwifashisha uburyo bwo kwandika ku rubavu rumwe rw'igi. Amagi akimara kugera mu buturagiro ugomba kwitondera bwa bushyuhe n'ubuhehere kugira ngo bitaba byinshi bikarenga bya bipimo twabonye, cyangwa ubushyuhe n'ubuhehere bikaba bikeya. Iki gihe iyo ibipimo bitakaye imishwi ipfira mu igi. Ikibabaje ukaguma ukayarekeramo iminsi 21 yashira ukabona nta mishwi ibonetse, ni ukuvuga rero ko bisaba gukurikirana cyane. Icya gatandatu, igihe haciye iminsi 7 cyangwa 8 upima ya magi ukoresheje urumuri rw'itoroshi cyangwa urundi rushobora kubonesha mu igi, ukareba harimo imishwi ukayarekeramo, atarimo imishwi ukayakuramo. Iki gihe hatarimo imishwi ashobora kuba yaribwa. Cyitonderwa, wa mwanya umara uyapima ugomba kuba mutoya, cyangwa ukagenda upima make make, emwe ubonye uwo mwanya wakubana muremure aho kugira ngo uyangirize amagi. Icyangombwa ni uko wamaze kubona uko bihagaze ku yo wapimye mbere. Usanze imishwi irimo kwirema neza warekeraho kuko atameze neza icyo gihe yaba ari makeya. Igihe hashize iminsi 18 ni ukwibuka kongera bwa buhehere kandi guhindurwa kw'amagi kugahagarikwa hategerejwe kwituraga kw'amagi. Iyo ufite ubuturagiro buhanitse, ni ukuvuga imashini zihindurira amagi, uyakuramo ukayashyira mu mwanya wo hasi hirindwa ko imishwi yahanuka cyangwa ikaba yafatwa mu myanya imwe n'imwe cyangwa igakubitwa na za vandarateri zikwiza ubushyuhe mu buturagiro. Igihe imishwi itangiye kuva mu magi hasabwa kwitondera ibipimo cyane cyane abakoresha uburyo buciriritse. Kandi igihe ubona imishwi hamaze kuboneka nibura 1/3 cyangwa hashize amasaha 5 iyo mishwi imaze kuvuka, ushobora gufungura ubuturagiro akanya gato katarenze iminota 3. Ya mishwi imaze kuvuka ukaba wayikuramo ukayishyira mu bushyuhe buri munsi y'uburi mu ituragiro nibura hagati ya °C 30 na 36, gutyo kugeza amagi yose yituraze. Imishwi imaze umunsi umwe ishobora gutangira inkingo kugira ngo hirindwe indwara zishobora guhitana imishwi yawe, dore ko ishobora no kudapfa ari mito igapfa imaze kuba mikuru bitewe no kuba itarakingiwe. Ibikoresho bigize ubuturagiro buciriritse: icya mbere, imbaho cyangwa ikarito; icya kabiri, itara ry'ikirahure cyangwa peteroli; icya kabiri, itara ry'ikirahure rya peteroli; icya gatatu, ipamba cyangwa ibarizo; icya kane, terimometere. Ibikoresho bigize ituragiro ryisumbuye: imbaho na triplex cyangwa imbaho za MDF; icya kabiri, ishashi ikomeye cyangwa itapi yoroshye; icya gatatu, ipamba cyangwa muse; icya kane, amatara; icya gatanu, amatireyi; icya gatandatu, utubido tw'amazi; icya karindwi, kontorora; icya munani, vandarateri. Ibikoresho bigize ituragiro ryo mu rwego ruhanitse: ibati ryabugenewe n'amavisi; icya kabiri, ipamba; icya gatatu, amatara; icya kane, amatireyi; icya gatanu, igitanda cy'amatireyi cyihindura; icya gatandatu, vandarateri; icya karindwi, kontorora. Igihe hari ibyo utubahirije cyangwa hari ibyo utakoze neza mu gikorwa cyo guturaga imishwi, hashobora kubaho ibi bikurikira: utitondeye umwuka cyangwa oxygene winjira mu buturagiro bwawe hakinjira mwinshi, ushobora guhinduka umuyaga mwinshi ugateza ubukonje mu buturagiro. Icya kabiri, igihe ubuhehere humidite ibaye nkeya mu buturagiro, imishwi yumira mu magi itanumye hakiri kare, inanirwa kuva mu gishishwa cy'igi mu gihe iminsi yo kwituraga igeze, kubera ko nta buhehere bwabonetse bwo koroshya cya gifuniko cy'igi. Aha twibukiranye ko iyo umushwi ugiye kwituraga ukoresha imbaraga cyane, ariko iyo uteye gatatu byanga imbaraga zirashira, ubwo ukicecekera ukaba upfiriye mutyo. Gusa uramutse wabibonye ko byanze, hari uburyo bwo kuwufasha kukimena ariko ukirinda kuwukoraho kuko uba utarakomera unababara cyane, kandi ugisaturamo kabiri gusa ugasigara muri kimwe, nyuma ukaza kuyikuramo, gusa ukaba ufite amahirwe make yo kubaho. Cya gatatu, igihe ufite amagi mu buturagiro ugomba guhora witeguye icyaguha ubutabazi igihe icyo ukoresha kigize ikibazo cyo gutanga ubushyuhe, kugira ngo hatabura ubushyuhe umwanya munini, dore ko cyagihe inkoko imara hanze nawe utagomba kukirenza mu buturagiro hatarimo ibipimo byose byagenwe. Aha kora subscribe, like na share, duhe komenti maze urebe izindi video zikurikira. Nshuti bakundwa, mbasabye inkunga kugira ngo natwe muduteze imbere, kandi biroroshye. Kora subscribe gusa uraba udufashije.
umutumirwa wa mbere kuri Innovation 1260 Days TV, Brine Akazuba. Uyu Akazuba Brine ni umwana wa kabiri mu bana batatu bavukana, akaba ari we mukobwa hagati y'abo bana b'abahungu. Afite imyaka 7 y'amavuko, akaba ari umwana wakunze ubworozi bw'inkoko. Bituma ababyeyi be bafatira kuri uwo mwuga umwana wabo akunda w'ubworozi bw'inkoko, maze bituma bamufasha kuzamura iyo mpano ye. None bageze ku rwego rushimishije babikuye ku nkoko imwe uwo mwana yahawe na nyirakuru. Akazuba Brine abyuka karajya kwahira ubwatsi bw'inkoko ze ku buryo saa 12 za mu gitondo aba yavuye kwahira ubwatsi, akabushyira mu kiraro cy'inkoko, akanazisigira amazi maze akajya ku ishuri. Mu gihe bamwe mu banyeshuri batinda mu mayira bava ku ishuri, Akazuba Brine we arihuta kuko aba agiye kugaburira inkoko ze noneho ibiryo bisanzwe, aho ababyeyi bemeza ko kubera ubwatsi izo nkoko ziba zariye ndetse zanyoye n'amazi bituma zirya ibiryo bikeya. Ababyeyi b'Akazuba Brine bamaze kubona ko umwana wabo asa nk'uwabatangiriye umushinga, bakuye mu kigo cy'imari cya Zigama CSS amafaranga maze batera umwana wabo inkunga, aho za nkoko baguze izindi maze bazongera mu za Brine, ahazahise ziba nyinshi kuko kuri ubu zageze ku nkoko 150 zitera amagi n'amasake 20. Akazuba Brine kuri ubu inkoko ze zimaze guhindura ubuzima bwa benshi, kuko amagi zitera yose ashyirwa mu buturagiro akavamo imishwi ikagurishwa, indi igahabwa inshuti n'abavandimwe b'uwo muryango mwo icyororo. Aha byagenze gute kugira ngo aba babyeyi bigire inama yo guturagira uyu mwana wabo amagi akavamo imishwi? Aha turabaza papa w'uyu mwana Akazuba Brine uko yabigenje kugira ngo abone iyi mishwi ivutse. Nk'uko mubibona ni uburyo bushya bwavumbuwe bwo guturaga imishwi. Akazuba Brine ngo yifuza korora inka akagera ku nkoko 10,000 kuko ngo ashaka kuzaba umworozi nk'umushinwa yabonye muri filime. Ari ababyeyi b'Akazuba Brine ndetse nawe ubwe barashishikariza abatuye isi korora inkoko, cyane cyane abantu baciriritse mu butunzi, kuko ubworozi bw'inkoko ari umwuga uzamura umuntu mu yindi ntera. Nk'uko twabwiwe n'Akazuba Brine ko afite abandi bavandimwe, ni ukuvuga abandi bana avukana nabo, kandi twifuza no kumenya niba abo bavandimwe be bakunda umwuga wo korora inkoko. Ariko twasanze bo bakunda ibindi, aho twasanze musaza we mukuru Cyiza Joshua yaratojwe n'ababyeyi be guhinga imbuto n'imboga akoresheje ifumbire ivuye muri za nkoko boroye, naho umuto Izere Darcy aracyari muto, ariko nk'uko bigaragara ubona azagera ikirenge mu cya mushiki we maze akazamufasha korora inkoko. Uyu muryango ugizwe n'abantu 5 ari Akazuba Brine na basaza be 2 hamwe n'ababyeyi be, biragaragara ko ari umuryango ufite icyerekezo nk'uko bigaragarira mu bikorwa bakora. Nta kabuza bitanga icyizere ko uyu muryango uzatera imbere byo ku rwego rwo hejuru, kandi nk'uko bigaragara uyu muryango wabashije guhindura ubuzima cyane. Aha ababyeyi b'Akazuba Brine bari bataratera imbere, naho aha mubona inzu nshya naho bari bamaze kugana ibigo by'imari, nk'uko uyu muryango ugaragaza ko amafaranga yatangijwe yavuye ku nguzanyo bahawe n'ikigo cy'imari aricyo Zigama CSS, aho uyu mudamu ashishikariza n'abandi bagenzi be kugana ibigo by'imari kuko bibagirira akamaro. Aha tugarutse ku buhinzi bukorwa n'uyu muryango, twavuga ko ari ubuhinzi bwa kinyamwuga kuko bahinga inyanya z'ubwoko bw'indobanure kandi ku buryo zishingirirwa ibiti ubundi zikitabwaho. Izi nyanya ziri mu bwoko 3: Mbawito, Shante na Galileya, kandi ahanini umurama wazo bawikurira mu nyanya babejeje. Batubwira ko iyo bawukuyemo inshuro nyinshi uba usa nk'ugiye guhinduka, maze bakagura uwo murama aho ucururizwa. Izi nyanya ubusanzwe twari tumenyereye ko zera zihinzwe mu nzu zabugenewe zizwi nka greenhouse. Uyu muryango uzihinga imusozi ndetse no mu gishanga, maze zikera zigasizora, kuko ngo urubuto rw'urunyanya rushobora kwera ibiro 8 by'inyanya. Aha hakaba havamo amafaranga menshi, bikagaragara ko ubu buryo buri mu byavumbuwe. Ese hari ikigo cy'imari ukorana nacyo nka Zigama CSS? Kora subscribe maze dukomeze kuri video zasohotse ku munsi wa kabiri. Soza umunsi wa mbere ukora subscribe, ukore ku kazogera, like na share, maze dutangire umunsi wa kabiri byo mu minsi 1460 tuzamara. Nshuti bavandimwe bantu mutuye isi, dusozanyije icyiciro cya mbere twise ko ari umunsi wa mbere mu minsi 1460. Turabashimiye umuhate n'ubwitange mwagize, kandi niba utarakora subscribe yikore, unahesha agaciro umwanya umaze, kandi Imana iyikubarire nk'umubyizi wawe uzakugeza ku iterambere. Murakoze. Ayashyiraho yateguye guturagira amagi arambitse urubavu nk'uko mu cyari cy'inkoko aba ameze. Gusa uburyo bwa kabiri twise ko ari uburyo buciriritse, busaba ubwitonzi mu guhindurwa kw'amagi, kuko urubavu rw'igi ruba rworoshye cyane, bigatuma kumeneka byakoroha cyane. Nk'uko mubibona mu mashusho, urubavu rw'igi ruroroshye cyane kurusha imitwe yaryo. Ikindi kugira ngo umenye ko igi ryahinduwe ntibyoroshye,
gusa ushobora kwifashisha uburyo bwo kwandika ku rubavu rumwe rw'igi. Amagi akimara kugera mu buturagiro ugomba kwitondera bwa bushyuhe n'ubuhehere kugira ngo bitaba byinshi bikarenga bya bipimo twabonye, cyangwa ubushyuhe n'ubuhehere bikaba bikeya. Iki gihe iyo ibipimo bitakaye imishwi ipfira mu igi. Ikibabaje, ukaguma ukayarekeramo iminsi 21 yashira ukabona nta mishwi ibonetse, ni ukuvuga rero ko bisaba gukurikirana cyane. Icya gatandatu, igihe haciye iminsi 7 cyangwa 8, upima ya magi ukoresheje urumuri rw'itoroshi cyangwa urundi rushobora kubonesha mu igi, ukareba harimo imishwi ukayarekeramo, atarimo imishwi ukayakuramo. Iki gihe hatarimo imishwi ashobora kuba yaribwa. Cyitonderwa, wa mwanya umara uyapima ugomba kuba mutoya, cyangwa ukagenda upima make make, emwe ubonye uwo mwanya wakubana muremure aho kugira ngo wiyangirize amagi. Icyangombwa ni uko wamaze kubona uko bihagaze ku yo wapimye mbere. Usanze imishwi irimo kwirema neza warekeraho, kuko atameze neza icyo gihe yaba ari makeya. Igihe hashize iminsi 18 ni ukwibuka kongera bwa buhehere kandi guhindurwa kw'amagi kugahagarikwa, hategerejwe kwituraga kw'amagi. Iyo ufite ubuturagiro buhanitse, ni ukuvuga imashini zihindurira amagi, uyakuramo ukayashyira mu mwanya wo hasi hirindwa ko imishwi yahanuka, cyangwa ikaba yafatwa mu myanya imwe n'imwe, cyangwa igakubitwa na za vandarateri zikwiza ubushyuhe mu buturagiro. Igihe imishwi itangiye kuva mu magi, hasabwa kwitondera ibipimo, cyane cyane abakoresha uburyo buciriritse. Kandi igihe ubona imishwi hamaze kuboneka nibura 1/3 cyangwa hashize amasaha 5 iyo mishwi imaze kuvuka, ushobora gufungura ubuturagiro akanya gato katarenze iminota 3. Ya mishwi imaze kuvuka ukaba wayikuramo ukayishyira mu bushyuhe buri munsi y'uburi mu ituragiro, nibura hagati ya °C 30 na 36, gutyo gutyo kugeza amagi yose yituraze. Imishwi imaze umunsi umwe ishobora gutangira inkingo kugira ngo hirindwe indwara zishobora guhitana imishwi yawe, dore ko ishobora no kudapfa ari mito igapfa imaze kuba mikuru bitewe no kuba itarakingiwe. Ibikoresho bigize ubuturagiro buciriritse: icya mbere, imbaho cyangwa ikarito; icya kabiri, itara ry'ikirahure cyangwa peteroli; icya kabiri, itara ry'ikirahure rya peteroli; icya gatatu, ipamba cyangwa ibarizo; icya kane, terimometere. Ibikoresho bigize ituragiro ryisumbuye: imbaho na triplex cyangwa imbaho za MDF; icya kabiri, ishashi ikomeye cyangwa itapi yoroshye; icya gatatu, ipamba cyangwa muse; icya kane, amatara; icya gatanu, amatireyi; icya gatandatu, utubido tw'amazi; icya karindwi, kontorora; icya munani, vandarateri. Ibikoresho bigize ituragiro ryo mu rwego ruhanitse: ibati ryabugenewe n'amavisi; icya kabiri, ipamba; icya gatatu, amatara; icya kane, amatireyi; icya gatanu, igitanda cy'amatireyi cyihindura; icya gatandatu, vandarateri; icya karindwi, kontorora. Igihe hari ibyo utubahirije cyangwa hari ibyo utakoze neza mu gikorwa cyo guturaga imishwi, hashobora kubaho ibi bikurikira: utitondeye umwuka cyangwa ogisijene winjira mu buturagiro bwawe hakinjira mwinshi, ushobora guhinduka umuyaga mwinshi ugateza ubukonje mu buturagiro. Icya kabiri, igihe ubuhehere (humidite) ibaye nkeya mu buturagiro, imishwi yumira mu magi itanumye hakiri kare, inanirwa kuva mu gishishwa cy'igi mu gihe iminsi yo kwituraga igeze, kubera ko nta buhehere bwabonetse bwo koroshya cya gifuniko cy'igi. Aha twibukiranye ko iyo umushwi ugiye kwituraga ukoresha imbaraga cyane, ariko iyo uteye gatatu byanga, imbaraga zirashira, ubwo ukicecekera ukaba upfiriye mutyo. Gusa uramutse wabibonye ko byanze, hari uburyo bwo kuwufasha kukimena, ariko ukirinda kuwukoraho kuko uba utarakomera unababara cyane, kandi ugisaturamo kabiri gusa ugasigara muri kimwe, nyuma ukaza kuyikuramo, gusa ukaba ufite amahirwe make yo kubaho. Cya gatatu, igihe ufite amagi mu buturagiro ugomba guhora witeguye icyaguha ubutabazi igihe icyo ukoresha kigize ikibazo cyo gutanga ubushyuhe, kugira ngo hatabura ubushyuhe umwanya munini, dore ko cyagihe inkoko imara hanze nawe utagomba kukirenza mu buturagiro hatarimo ibipimo byose byagenwe. Aha kora subscribe, like na share, duhe comment, maze urebe izindi video zikurikira. Nshuti bakundwa, mbasabye inkunga kugira ngo natwe muduteze imbere, kandi biroroshye. Kora subscribe gusa uraba udufashije. Umutumirwa mbere kuri Innovation Girl of 60 Days TV, Brine Akazuba. Uyu Akazuba Brine ni umwana wa kabiri mu bana batatu bavukana, akaba ari we mukobwa hagati y'abo bana b'abahungu. Afite imyaka 7 y'amavuko, akaba ari umwana wakunze ubworozi bw'inkoko. Bituma ababyeyi be bafatira kuri uwo mwuga umwana wabo akunda w'ubworozi bw'inkoko, maze bituma bamufasha kuzamura iyo mpano ye
none bageze ku rwego rushimishije babikuye ku nkoko imwe uwo mwana yahawe na nyirakuru. Akazuba Bryne abyuka karajya kwahira ubwatsi bw'inkoko ze ku buryo saa 12 za mu gitondo aba yavuye kwahira ubwatsi akabushyira mu kiraro cy'inkoko akanazisigira amazi maze akajya ku ishuri. Mu gihe bamwe mu banyeshuri batinda mu mayira bava ku ishuri, Akazuba Bryne we arihuta kuko aba agiye kugaburira inkoko ze noneho ibiryo bisanzwe, aho ababyeyi bemeza ko kubera ubwatsi izo nkoko ziba zariye ndetse zanyoye n'amazi bituma zirya ibiryo bikeya. Ababyeyi b'Akazuba Bryne bamaze kubona ko umwana wabo asa nk'uwabatangiriye umushinga, bakuye mu kigo cy'imari cya Zigama CSS amafaranga maze batera umwana wabo inkunga, aho za nkoko baguze izindi maze bazongera mu za Bryne ahazahise ziba nyinshi kuko kuri ubu zageze ku nkoko 150 zitera amagi n'amasake 20. Akazuba Bryne kuri ubu inkoko ze zimaze guhindura ubuzima bwa benshi kuko amagi zitera yose ashyirwa mu buturagiro akavamo imishwi ikagurishwa, indi igahabwa inshuti n'abavandimwe b'uwo muryango mwo ibyororo. Aha byagenze gute kugira ngo aba babyeyi bigire inama yo guturagira uyu mwana wabo amagi akavamo imishwi? Aha turabaza papa w'uyu mwana Akazuba Bryne uko yabigenje kugira ngo abone iyi mishwi ivutse. Nk'uko mubibona ni uburyo bushya bwavumbuwe bwo guturaga imishwi. Akazuba Bryne ngo yifuza korora inka akagera ku nkoko 10,000 kuko ngo ashaka kuzaba umworozi nk'umushinwa yabonye muri filime. Ari ababyeyi b'Akazuba Bryne ndetse nawe ubwe barashishikariza abatuye isi korora inkoko cyane cyane abantu baciriritse mu butunzi kuko ubworozi bw'inkoko ari umwuga uzamura umuntu mu yindi ntera. Nk'uko twabwiwe n'Akazuba Bryne ko afite abandi bavandimwe, ni ukuvuga abandi bana avukana nabo, kandi twifuza no kumenya niba abo bavandimwe be bakunda umwuga wo korora inkoko. Ariko twasanze bo bakunda ibindi, aho twasanze musaza we mukuru Cyiza Joshua yaratojwe n'ababyeyi be guhinga imbuto n'imboga akoresheje ifumbire ivuye muri za nkoko boroye, naho umuto Izere Darcy aracyari muto ariko nk'uko bigaragara ubona azagera ikirenge mu cya mushiki we maze akazamufasha korora inkoko. Uyu muryango ugizwe n'abantu 5 ari Akazuba Bryne na basaza be 2 hamwe n'ababyeyi be, biragaragara ko ari umuryango ufite icyerekezo nk'uko bigaragarira mu bikorwa bakora. Nta kabuza bitanga icyizere ko uyu muryango uzatera imbere byo ku rwego rwo hejuru, kandi nk'uko bigaragara uyu muryango wabashije guhindura ubuzima cyane. Aha ababyeyi b'Akazuba Bryne bari bataratera imbere, naho aha mubona inzu nshya naho bari bamaze kugana ibigo by'imari, nk'uko uyu muryango ugaragaza ko amafaranga yatangijwe yavuye ku nguzanyo bahawe n'ikigo cy'imari aricyo Zigama CSS, aho uyu mudamu ashishikariza n'abandi bagenzi be kugana ibigo by'imari kuko bibagirira akamaro. Aha tugarutse ku buhinzi bukorwa n'uyu muryango, twavuga ko ari ubuhinzi bwa kinyamwuga kuko bahinga inyanya z'ubwoko bw'indobanure kandi ku buryo zishingirirwa ibiti ubundi zikitabwaho. Izi nyanya ziri mu bwoko 3: Mbawito, Chante na Galileya, kandi ahanini umurama wazo bawikurira mu nyanya babejeje. Batubwira ko iyo bawukuyemo inshuro nyinshi uba usa nk'ugiye guhinduka maze bakagura uwo murama aho ucururizwa. Izi nyanya ubusanzwe twari tumenyereye ko zera zihinzwe mu nzu zabugenewe zizwi nka greenhouse. Uyu muryango uzihinga imusozi ndetse no mu gishanga maze zikera zigasizora kuko ngo urubuto rw'urunyanya rushobora kwera ibiro 8 by'inyanya. Aha hakaba havamo amafaranga menshi, bikagaragara ko ubu buryo buri mu byavumbuwe. Ese hari ikigo cy'imari ukorana nacyo nka Zigama CSS? Kora subscribe maze dukomeze kuri video zasohotse ku munsi wa kabiri. Soza umunsi wa mbere ukora subscribe, ukore ku kazogera, like na share maze dutangire umunsi wa kabiri byo mu minsi 1460 tuzamara. Nshuti bavandimwe bantu mutuye isi, dusozanyije icyiciro cya mbere twise ko ari umunsi wa mbere mu minsi 1460. Turabashimiye umuhate n'ubwitange mwagize, kandi niba utarakora subscribe yikore unahesha agaciro umwanya umaze, kandi Imana iyikubarire nk'umubyizi wawe uzakugeza ku iterambere. Murakoze.